Yesu ashimwe bene data, Uwiteka abagirire neza kandi abishimire. Twongeye kugaruka nanone gusangira ijambo ry'Imana. Turacyari ku nyigisho yacu y'ibice by'ingenzi bigize isengesho. Turacyari ku nyigisho ku gice ni icya ejo twari ku gice cya 4. Tumaze kwiga ibice 4. Igice cya mbere kirebana no guhamagara Imana, uhamagara izina ry'Imana ndetse ukayishimira ku byo yagukoreye byose, ukayishimira kuko biguha kwizera ko n'ibyo itarakora izabikora. Rero izina ry'Imana rirakomeye, rivuge mu buryo mu bitangaje byose yagukoreye. Hanyuma icyo ni igice cya mbere twize. Igice cya kabiri twize guhamagara cyangwa se kwemera umugambi w'Imana ukaba mu buzima bwacu, ubushake bw'Imana akaba aribwo tugenderamo, aho kugira ngo Imana tuyihe plan y'ibyo igomba kudukorera. Igice cya gatatu ni ugusaba Uwiteka arindiriye kuduha byose dukeneye biri mu bushake bwe. Rero saba Imana ibyo ukeneye, saba Imana ifunguro, saba Imana ibyo ukeneye mu buzima bwawe bwose kuko yiteguye kugusubiza. Icya kane ni ugusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Dusabwa gusaba imbabazi z'ibyaha aho kugira ngo icyaha gitume uhunga, ahubwo icyaha kikwegereza Imana, kuko iyo usabye imbabazi Imana irakubabarira. Kandi tumenye yuko gusaba imbabazi tugomba natwe gutanga imbabazi. Iyo utanze imbabazi nawe urazigirirwa. Rero nubika inzika umenye ngo imbabazi z'Imana zikuri kure. Uyu munsi rero tugiye kurebana igice cya nyuma mu bice by'ingenzi bigize isengesho. Icyo gice kirakurikira icy'imbabazi nyine Imana iduha. Ntabwo Imana yaguha imbabazi ngo irekeraho gusa, kuko izi byucamo, izi bikugoye, izi bikunanira, izo kwizera kwawe ko kungana, izi imbaraga zawe ko zingana mu mwuka. Rero igice cya 5 ni igice cyo gusaba Imana ngo igufashe mu bikugora, igufashe mu bigeragezo unyuramo, igufashe mu bintu byose bikugerageza. Iyo dusomye umurongo muri Matayo, nanone ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 13 haravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Iki ni ikitwereka yuko Imana yiteguye no kubana natwe mu bitugerageza, no kubana natwe mu bitwoshya. Niba ubona hari ikintu kigugoye, hamagara imbaraga z'Imana, kuko ngo ijambo riratubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Erega ibi byose ntabwo wabyishoboza, ntabwo imbaraga zawe zonyine zabyishoboza. Yesu yagupfiriye ku musaraba, ariko yemeza no gukomeza kubana nawe mu rugendo rwawe rw'ubukristo. Ubwo wamwemeye ari kumwe nawe. Rero hora umusaba, hora usaba imbaraga ze kugira ngo zibane nawe. Nuko rero niko Uwiteka akora. Ntabwo yatanga imbabazi gusa ngo akureke wijyane, ahubwo akurinda no mu bikugerageza. Ntabwo azakuraho ibigeragezo, kuko ibigeragezo biri mu byongera, biri mu bitwongerera imbaraga. Ibigeragezo ni nk'ikizamini ucamo kugira ngo ujye ku rundi rwego, ariko icyo akora abana natwe muri icyo kigeragezo, hanyuma tukanesha turi kumwe nawe. Niba ubona urugero wenda mugenzi wawe aratera imbere, ukumva birakubabaje, ukumva ugize mbese cya kindi bita ishyari, saba Imana ikumaremo ishyari, kubera yuko ishyari ntago ryatuma ubana neza n'abandi. Ishyari nta kintu ryakugezaho. Ishyari rirakura rikabyara urwango, rikabyara kwica, rikabyara cyangwa se kwiyahura. Ishyari ni ikintu kibi cyane. Ubwo ni urugero rutoya nari mbahaye. Hari n'ibindi byinshi ushobora kunyuramo. Hari ibintu ushobora kunyuramo bikaba byagutera kwifuza ibya mugenzi wawe, bikaba byagutera inzangano, bikaba byagutera n'ibindi byose twita icyaha. Hari byinshi ubanza kunyuramo kugira ngo ukore igikorwa cyitwa icyaha. Saba Imana rero imbaraga kugira ngo ibane nawe muri ibyo byose bikugerageza. Saba Imana imbaraga, niyo izagushoboza. Rero icyo cyari igice cya 5 kigize isengesho. Turakomeje rero ku nyigisho yo gusenga. Tuzagaruka tubabwira ese ubwoko bw'amasengesho, bumwe mu bwoko bw'amasengesho tuzaza tuvuga ese umuntu asenga gute,
ibyo byose tuzabiganira, mugume hafi kandi subscribe kugira ngo inyigisho zacu zikugereho zigitunganywa, zigisohoka zihite zikugeraho, kandi mwibuke kuzisangiza abandi mukora kuri share, munakomantinga kugira ngo comment zanyu ziduha umurongo ibyo tugomba guhindura, cyangwa se niba byabashimishije, cyangwa se niba ari zo inyigisho ziri kubamarira, nazo turazikeneye. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka kandi ndagusabira nanjye nisabira kugira ngo aze abane nawe mu bikugerageza byose. Uwiteka akubera imbaraga, Uwiteka akubera inkomezi, Uwiteka agendane nawe muri byose kugeza usohoye mu bugingo buhoraho. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.